Uwiteka Imana yacu, Imana y'urukundo, Imana nzima, twongeye kugushima kuko ari weho watwemereye kuduha uyu munsi tukabona aya manywa. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Izi gahunda zose iyo umwana w'umuntu azipanga wowe ntuzishigikire ntizari bugerweho, ariko turagushimye ko wabaye mu ruhande rwacu, akaba ari wowe ugiye gutangiza iyi gahunda y'umugoroba. Iki ni igitaramo cyo kukuramya, iki ni igitaramo cyo kuguhimbaza, kuko Satani ntibamutambira kandi ntibamuhimbaza. Byose tugiye kubikora mu izina ryawe. Gahunda zose turazikuragije, gahunda zose ziri bubere hano. Reka Mwuka Wera ziyobore, kandi reka imitima ya benshi isusuruke, kandi nukuri reka iyi Pasika nziza itubere Pasika y'urwibutso, itubere Pasika yo kwibuka umwami wacu Yesu Kristo wakoze urugendo rutoroshye rwo kuducungura. Natwe turagushimiye kandi tuguhaye icyubahiro. Ufasha abaririmbyi, ufasha abacuranzi, gahunda zose ari mu ijambo, gahunda zose ziri bubere hano tuzishize mu biganza byawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Sange rero kuko iyo yakoresheje ibirori nk'ibi ngibi aba yifuza ko havugwamo n'ubutumwa bwiza, nicyo cyatumye adutumira kugira ngo tuze kubana namwe kandi tuvuge kugira neza kw'Imana. Imana ishimwe rero ubwo ibyamaze gutambuka, kandi natwe twigiye kudushoboza kugira ngo dukomeze tuvuge ubutumwa bwiza bw'Imana. Tugiye kubanza kuvuga ngo yaratsinze Yesu, yaratsinze umwana w'Imana yebare. Yaratsinze, 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 yaratsinze Yesu umwana w'Imana yebare. 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 Yaratsinze, yaratsinze, yaratsinze Yesu umwana w'Imana. Yaratsinze umwami, yaratsinze, yaratsinze Yesu umwana w'Imana yebare. Yaratsinze, Yaratsinze, yaratsinze Yesu umwana w'Imana amena. urera Mana urakiranuka, Urera Mana urakiranuka, urera Mana urakiranuka. urera Mana urakiranuka. Ayiwe wararwanye Mana waradutsindiye, Urera Mana urakiranuka, urera Mana urakiranuka, urera Mana urakiranuka, urera Mana ugakiranuka, urera Mana urakiranuka, haleluya, urera Mana urakiranuka, urera Mana urakiranuka, haleluya, urakiranuka, urakiranuka, Mana yacu urakiranuka, urakiranuka, haleluya, urakiranuka, urakiranuka, Mwami Yesu urakiranuka, urakiranuka, Mana urakiranuka, urera Mana urakiranuka. inkuru n'impamo uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Yeah,
wamuvuze niko nanjye namubonye. Inkuru n'impamo uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. 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 Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Tugiye kubashyiriraho rero iziri mu izindi njyana. Yesu ageze ku bicu, tumwitegure twese uko turi ku rugamba. Nimwihangane twambare gutsinda. Umenya yuko ari wowe Yesu yabambiwe, ukanera kwifatanya n'abari ku rugamba. Igihe ni gito twambare gutsinda. Nshuti yanjye mugenzi wanjye uruhare n'urwawe, umenya yuko ari wowe Yesu yabambiwe, ukanera kwifatanya n'abari ku rugamba. Igihe ni gito twambare gutsinda. Vuba aha ngaha dore umukiza umwami Yesu ageze ku
bicu tumwitegure twese turi ku rugamba n'imihangane twambare gutsinda. Yesaraje nimihangane tugiye gutaha. Yesaraje ageze ku bicu arahamagara aje gutwara itorero rye iryo yapfiriye aritware arisohoze mu bwami bw'ijuru. Uwihanganye we yambare kunesha. Yesaraje ageze ku bicu arahamagara aje gutwara itorero rye iryo yapfiriye aritware arisohoze mu bwami bw'ijuru. Uwihanganye we yambare kunesha. Uwihanganye we yambare kunesha. Uwihanganye we yambare kunesha. Amen.
nimeokoka. Damu yake msalaba Kalvari, anadokora baramuja nyepapirato mamuregambo isumani iratamua ashisha sobizati nukuri koko dumani wabami wampeleka kwake Pilato wakidai kwamba yeye ni Bwana. Pilato akamuuliza akajibu, ni kweli mimi ni Bwana wa mabwana. Alikufa msalabani Kalvari, misumari nimeokoka. Damu yake msalaba Kalvari, misumari anadokora. Icumu rubavu kubera ibyaha byanjye byinshi, nanjye kamwiture mukorere muririmbire naza tuzajyane. Wari ucoma mukuki ubavuni kwagiriya dhambi zangu naza kwako, nami nitamupenda nimutumikie, nitamwimbia milele na milele. Damu yake msalaba Kalvari, misumari anadokora. Alikufa msalabani Kalvari, misumari nimeokoka. Kalvari, misumari anadokora. Kalvari,
Sauti hewani, turagira ngo tubahe indirimbo imwe hanyuma turongera ukugira ngo mutagenda ukugira ngo mutagenda hanyuma dukubiteho itorero. Hari abashyitsi twifuza kubyinana nabo
Empire. Reka nawe yayangaye. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Urubyiruko, hallelujah. Aha. Reka dushime Imana kubwa Umurishyo Art Garden. Art Gallery. Okay. Dushimye Imana kubwa Umurishyo kandi turabashimiye n'ukuri kuba dukomeje kugirana umubano mwiza. Dukomeje kugirana umubano mwiza, umubano ufitanye isano, umuco n'umukristo. Umuco n'umukristo. Kimwe nuko umukristo yaba afite n'umuco. Rero dukomeje kugirana umubano mwiza, Imana ibaho umugisha kandi bagure. Iyi ni Sauti Hewani Ministries muri gahunda yo kugira ngo natwe tuze dutaramane n'itorero rishyashya riri hano muri Umurishyo, kugira ngo natwe dutaramane dushyireho umusingi wacu, tugaragaze ko umuco ntaho utaniye no gukorera Imana cyangwa se umukristo. Haleluya. Tugiye kuririmba rero indirimbo imwe nk'uko babitubwiye, ariko nari ndi kuvugana n'umuyobozi w'Umurishyo ariko tubwira yuko turi buze gusubiraho kandi tukaririmba zimwe mu ndirimbo za Sauti Hewani abantu bagiye batubwira ngo twizere ko mutari buhave mutaziririmba. Dushimye Imana ko twahuye n'abashuti bacu umusamariya mwiza. Imana ibahe umugisha, turabakunda n'ukuri. Perezida, Imana ibahe umugisha. Turakundana. Ahantu muri tuba twumva twaba duhari natwe. Kandi twabaye umwe. Imana ishimwe. N'ukuri turabishimiye, mwaturirimbiye neza. Nitugera kuri ya ndirimbo muzi turaza kuririmbana mu izina rya Yesu. Ijisho ry'Imana niyo tugiye kuririmba. Ikiguteye ubwoba ni iki? Niyo tugiye kuririmba. Ijisho ry'Imana turaririmba mu kanya. Murayizi? Inzira zawe zose Imana irazireba. Yeyo. Techo. Mu kanya turaza kuyiririmba mu izina rya Yesu. Amen. Muzamure ibiganza gutya dusuhuzanya. Twifuza guhora muzamura ikiganza gutya tugasuhuzanya n'abahanga mwese. Haleluya. Sauti Hewani turabasuhuza mu izina rya Yesu. Tugiye kuririmba indirimbo musa naho muzi, muze gufatanya natwe kwishimira umugoroba. Haleluya. Ese mugenzi wanjye ashima, anyibutse imbaraga zawe, kandi nanjye mfite icyo cyifuzo. Oya sinatamara numvise mugenzi wanjye ashima, anyibutse imbaraga zawe, kandi nanjye mfite icyo cyifuzo. Oya sinatamara masa, kandi nanjye mfite icyo cyifuzo. Oya sinatamara masa, mukwimara kazi yahagiye, ishakashaka aho yanywa amazi, niko umutima wanjye ukwifuza. Oya sinatamara masa, niko umutima wanjye ukwifuza. Oya sinatamara masa, sinakurekura. Erega sinakurekura we, erega sinakurekura. Namenye ko isi imigisha
imigisha Imana imuri ibihe Ega sinakurekura Namenye kuri se w'imigisha Imana imuri ibihe Ega sinakurekura Namenye kuri se w'imigisha Imana imuri ibihe Ega sinakurekura Sinakurekura Erega sinakurekura Sinakurekura Mana we Erega sinakurekura Akira ishimwe ryanjye Yewe Mana Akira Akira nagize ikibazo aba bantu sinzi n'abari kumva ururimi rwanjye ndimo mvuga cyangwa ururimi rwacu ariko babafasha muze kubegera n'ukuri mubabwire ubutumwa turimo turirimba haleluya haleluya ngiye kuririmba indirimbo ivuga ngo ikiguteye ubwoba ni iki baza mugenzi wawe mubaze ngo ikiguteye ubwoba ni iki. Nous allons chanter une chanson qui s'appelle Qui dit n'ayez pas peur. Nous allons chanter une chanson qui s'appelle Mon père, n'ayez pas peur de tout. Dieu est le tout-puissant, n'ayez pas peur.
kabiri iza kujya imbere ahataringaniye hari ibihangizo by'ibyuma icamo kabiri izakenyuruza abandi kugira ngo igucengeze kuko yaguhamagaye ariyo kwizerwa iza kujya imbere ahataringaniye hari ibihangizo by'ibyuma icamo kabiri izakenyuruza abandi kugira ngo igucengeze kuko yaguhamagaye dusubiremo iza kujya imbere ahataringaniye hari ibihangizo by'ibyuma izakenyuruza abami kugira ngo igucengeze kuko yaguhamagaye aho kugira ngo ku magambo yavuze haveho inyuguti imwe gusa isi n'ijuru byatabimuheye aho kugira ngo ku magambo yavuze haveho inyuguti imwe gusa isi n'ijuru byatabimuheye aho kugira ngo ku magambo yavuze haveho inyuguti imwe gusa isi n'ijuru byatabimuheye aho kugira ngo ku magambo yavuze haveho inyuguti imwe gusa isi n'ijuru byatabimuheye aho kugira ngo ku magambo yavuze haveho inyuguti imwe gusa isi n'ijuru byatabimuheye aho kugira ngo ku magambo yavuze haveho inyuguti imwe gusa isi n'ijuru byatabimuheye aho kugira ngo ku magambo yavuze haveho inyuguti imwe gusa isi n'ijuru byatabimuheye. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuboneyeho kubwira abashuti bacu bari online kuko biri guca online kuri channel ya Sauti Hewani Ministries hamwe n'umurishyo, ariko abashuti bacu kuri channel bari baretse kuvaho kuko turagaruka mu izina rya Yesu. Nani umugisha waho kugira ngo bigende bite ngo bikagenda bite ngo byagenda bite impamo ya muntu hari ijambo ry'Imana nibuka rivuga ngo Imana izamenagura ibihindizo by'ibyuma. Igihindizo muzi icyo ari cyo? Ntabwo muzi igihindizo. Mwebwe mwavukiye inaha ngaha, twebwe twavukiye iyo tuzi igihindizo icyo ari cyo. Imana rero izamenagura ibihindizo by'ibyuma izo gutabarira umwana. Igi ntabara nkabibona mo kabyara. Igi imenagura ibihindizo by'ibyuma nkabibona cyane. Dukomeje kwifuriza kugira umugoroba mwiza abatubona online ku rubuga rw'umurishyo. Uyu ni umunsi twahisemo kugira ngo igicaniro cya kangaha intore zacu z'umurishyo zizajya zibataramira mu minsi cyane cyane ya weekend, ariko nanone nimuzana abana bige. Mwabonye ko abana tubigisha turigisha abana kubyina
mu biruhuko birebire ndetse no mu gihe cyo kwiga ushobora kuzana umwana. Mwabonye ko ari siporo nziza cyane. Ngiye guhamagara intore z'umurishyo ari nazo twaje kubamurikira kuri uyu mugoroba, ariko mbere yo kubamurikira intore z'umurishyo reka mbabwire akigoro cyangwa se imbaraga ziri mu gutoza intore nk'izi ngizi. Murabona ko isibo y'intore iri aha ngaha ni abantu bagera muri 70. Intore kugira ngo ibe ihagaze yemye yambaye neza kuva ku kirenge kugera aha ngaha ku ruhanga, intore iba yambaye amafaranga menshi. Iba yambaye amafaranga menshi. Inyuma yanjye bahise bavuga ngo byahatari, nubwo ntavuga urwo rurimi ariko byahatari koko. Iba yambaye imyenda ihenze. Intore mbabwiye mbanyuriyemo nk'uyu mutagara w'ingoma wonyine uragura $1,600,000. Umutagara w'ingoma 12, ariko ubwo nanone haba hajemo inyoroshyo ari nka Rukizangabo wagiye kuzikosha, kuko jewe ndazwi mu ntore bakagushyiriramo karungunya, ariko ugiye buri utazwi mu ntore baguca $5,000,000 ugataha. Hanyuma rero tukaba twifuza ko mu mikoranire dufitanye namwe n'intore zacu n'umurishyo mwadutera inkunga. Abatavuga ikinyarwanda nyamuna mubegere mubambwirire ngo dukeneye inkunga yanyu kugira ngo izi ntore ziseruke zibereye abantu b'icyubahiro nk'amwe. Turaza kubivugaho, turaza kureba kupimana itanisho ijisho ryawe rireba kura umwana w'umuntu atabasha kureba
ibikugoye ibikuruhije ukaneza Uwiteka Imana yawe irabishoboye ijisho ryawe rireba kure umwana w'umuntu atabasha kureba ijisho ryawe rireba kure umwana w'umuntu atabasha kureba nawe Imana irahareba Uwiteka Imana yawe irabishoboye ijisho ryawe rireba kure umwana w'umuntu atabasha kureba nawe Imana irahareba ijisho ryawe rireba kure umwana w'umuntu atabasha kureba nawe Imana irahareba nakure wagera izagukura nta buzima wabamo itaguhindurira nakure wagera izagukura ntabuzima wabamo itaguhindurira ijisho ryawe rireba kure umwana w'umuntu atabasha kureba nawe Imana irahareba ijisho ryawe rireba kure umwana w'umuntu atabasha kureba nawe Imana irahareba nakure wagera itagukura ntabuzima wabamo itaguhindurira 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 ijisho ryawe rireba kure umwana w'umuntu atabasha kureba nawe Imana irahareba ijisho ryawe rireba kure umwana w'umuntu atabasha kureba nawe Imana irahareba ijisho ryawe rireba kure umwana w'umuntu atabasha kureba nawe Imana irahareba utukufu na nguvu kupeni Bwana utukufu na nguvu kwa uzuri wake tazama ni ibada zake kupeni Bwana utukufu na nguvu aliyepiga Farao katika kupiga kupeni Bwana utukufu na nguvu aligawanya bahari ya Shamu ikawanyika kupeni Bwana utukufu na nguvu kupeni Bwana enyi wana Mungu kupeni Bwana utukufu
kwa uzuri wake, nasema ni mbele zake. Ombeni Bwana utukufu na nguvu. Walipiga Farao wanapigwa kuvio. Ombeni Bwana utukufu na nguvu. Aigawanya bahari ya Shamu ikawajika. Ombeni Bwana utukufu na nguvu. Ametamalaki huku na huku, Bwana ametamalaki huku na huku, Bwana amejivika uwezo na mamlaka. Jina la Mungu wetu ndio Jehova Shama. Mwambie shetani na jeshi lake hapa upate kifika. Jina la Mungu wetu ndio Jehova Shama. Mwambie shetani na jeshi lake hapa upate kitu. Simama. Simama, toweni kwa heshima mbele zake, abudu. Sogeni kwa heshima, kiti chake tazama kwa roho. Nyenyekea kutembeka mbele zake, kwa maana hatuna jina jingine kwetu ambalo litupasalo sisi kuokolewa. Hilo linatega shetani tupo mwetu. Huyo amejitoa sasa, ameamuka. Amina, 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 usifiwe Jehova. Amina, 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 usifiwe Jehova. Amina, 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 usifiwe Jehova. Kumurisho akaba n'abandi benshi cyane bari online kuri Sauti Hewani Ministries. Niyo mpamvu nk'iriya channel ya Sauti Hewani Ministries ntago abantu bari bamenyereye kubonaho ibintu nk'ibi. Bari bamenyereye kubonaho ibintu nyine bijyanye no mu rusengero, ibintu bijyanye n'ijambo ry'Imana, indirimbo, ijambo ry'Imana. Ntago bari bamenyereye ko n'umuco bashobora kuwubona. Niyo mpamvu ngira ngo tuganire. Umuvandimwe umuyobozi w'umurishyo akimara kumpamagara akambwira ati byaba byiza nawe uje mu gitaramo cyiza cyo kulonshinga itorero ryacu. Uyu muyobozi w'umurishyo Celestin ni inshuti yacu, ni inshuti ya Sauti Hewani Ministries, kandi akaba n'umuntu uduhoza ku mutima. Bivuze ngo nta kintu cyiza yabona ngabure kudutumira ngo natwe tubisangire. Niyo mpamvu rero yifuje yo ngareba ko nabona microphone nziza. Yes. Okay. Hallelujah. Okay. Murakoze. Nani ndimo ndavuga ngo umuyobozi w'umurishyo Celestin, Imana imuha umugisha, ni inshuti ya Sauti Hewani Ministries. Niyo mpamvu atabona ibintu byiza cyangwa ibirori byiza ngabure kudutumira. Kandi twumvise afite teme nziza, kandi afite na gahunda nziza ijyanye no guhuza umuco n'iyobokamana. Umuco n'iyobokamana. Culture and evangelization. Culture et evangelisation. Bihurira he? Mbese tugerageje nko kubivuga mu magambo make, harabambwiye ngo baze nivuge. Nitwa Apotre Missionnaire Emmanuel. Ndi umukozi w'Imana, Imana ibaha umugisha. Ndi umukozi w'Imana kandi ndi umukozi w'Imana udashaka kugira umupaka.
udashaka kugira itorero runaka nza kuvuga ngo iri ngiri kwa kundi bakunze kubigenza. Umukozi w'Imana ushaka kwambuka imipaka hirya no hino bakamenya ese ukuri kw'ijambo ry'Imana kuvuga nguki. Hano umuyobozi wa gahunda yigeze kuvuga ngo ntabwo abantu bari bazi yuko umuco nawo ushobora kuboneka mu bintu by'Imana. Yavugaga ngo hari abantu batambukaga bakabona ingoma bakabona utuntu, kandi koko birahari. Aha ni n'ahantu heza cyane mu mucyo, mu murisho, hari ibintu byiza cyane ku bantu bashobora gushaka kumenya umuco nyarwanda. Ibyinshi bisobanuye umuco nyarwanda birahari. Niyo mpamvu umuntu ashobora kuza yahura na kimwe mu bisobanura umuco nyarwanda agahita avuga akatokesha ngo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ariko ndashaka kubabwira mu minota mike cyane itarenze iminota 10. Nyakubahwa Celestin, sindenza iminota 10. Ariko ndashaka kubabwira kugira ngo abantu basobanukirwe umuco n'ijambo ry'Imana bihuriye kuki. Hatagira umuntu uzajya winjira aha ngaha agatangira agatokesha, kandi ndakuzi nk'umukozi w'Imana. Mukanya hano havuye umusamariya mwiza na baririmbyi nabo beza cyane, kandi nabo b'inshuti zacu bakaba n'inshuti za umuyobozi w'umurishyo. Noneho tugereranyije rero tugenekereze tuvuge, tugiye kuvuga ku magambo agaragaza kuva mu itorero kugera mu bwami bw'Imana. Ni gute umuntu ashobora kuva mu itorero ari ryo bya torero iri rya launches uyu munsi? Itorero ntiryitwa umurishyo, sibyo? Itorero ntabwo mwitwa umurishyo. Yego, reka mbabwire ijambo ry'Imana rishobora kudukura mu itorero rituganisha mu bwami bw'Imana. Inshuti zanjye rero, umuco nyarwanda wabayeho, itorero, umuco nyarwanda wabayeho kuva kera. Ni ukuvuga ngo itorero ritoza abantu, noneho ryamara gutoza abantu rikabakura mu gihe bari barimo rikabashyitsa mu bundi butware, rikabavana ku rugero bari bariho rikabageza ku rundi rugero. Mu yandi magambo, abantu batangiye twabonye mu itorero twabonye ririmo n'abana batoya. Bivuze ngo abana batoya bazatangira biga umuco, itorero mubarera mubabwira umuco nyarwanda uba mwiki niki, umuco nyarwanda umeze gute, umuco ubukoze ute, bigisha mwiki, harimo icyubahiro, harimo ibintu byose mu muco nyarwanda birimo. Hari umuntu ushaka kuvuga ngo ntago yayoboka umuco, kandi mu by'ukuri umuco uzingiyemo ibintu byinshi. Mu muco ushobora kwigiramo ubutwari, ushobora kwigiramo imico myiza, ushobora no kwigiramo kubaha. Ngira ngo mu mahame bazashyiraho iri torero rivutse, ibi bintu byose bizaba birimo, kuko muzaharanira yuko abo mubanye mu itorero baba inyangamugayo, babahesha icyubahiro aho munyuze hose. Bivuze ngo murafata urugendo rwo kwigisha no gutoza abari mu muco ibyiza ndetse n'umuco. Nariye kuvuga rero ngo turabihuriza he n'abakristo. Natwe abakristo dufite itorero, natwe abakristo turi muri iri torero, ariko itorero rya Kristo twebwe ridutoza iki? Itorero rya Kristo ridutoza iki? Twebwe nk'abakristo rero, itorero rya Kristo ridutoza kuba abo mu bwami bw'Imana, kuba abo ubwami bw'Imana. Mu yandi magambo, umunyetorero mu muco nyarwanda, umunyetorero mu muco nyarwanda riradutoza umuco, imico myiza, kuba intwari, kubaha n'ibindi byose. Ariko no mu bakristo turitorera, ariko ridutoza iki? Ridutoza kuba abo mu bwami bw'Imana.
haleluya. None ikibazo ni iki twakibaza rero? Twakibaza ngo ese uri uwo mu mucyo gusa cyangwa uri uwo mu bwami bw'Imana? Amen. Ndizera ko mukurikiye. Ndimo ndabaza ngo ikibazo twakibaza ahangaha ni iki? Ese uri uwo mu mucyo gusa cyangwa uri uwo mu bwami bw'Imana? Reka dukomezeho gatoya. Reka mvuge nko ku bintu nka bingahe. Nkuko twavuze ngo umucyo uradutoza iki? Umucyo uratoza kandi ni ingenzi. Ibyanditswe muri Bibiliya ntabwo turi bubisome kubera iminota nabahaye cyangwa se bampaye. Iyo usomye muri Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 9 usangamo ikintu cyitwa uburyo bwo gukomera no kuba intwari. Bibiliya irabivuga. Muze gufata umwanya muhasoma. Ariko murahasangamo ibintu byo gukomera ndetse no kuba intwari. Mu muco nyarwanda rero dufite intwari zitandukanye. No mu bwami bw'Imana dufite intwari. No mu ijambo ry'Imana dufite intwari. Rero bisobanuye iki rero? Muri Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 9 muraza kwasoma murasangamo uburyo umuntu ashobora gukomera mu bwami bw'Imana ndetse akavamo n'intwari mu bwami bw'Imana. Ituri buhatire. Mu itorero ry'umuco rero ho turahasanga mwiki? Abantu batozwa kuva kera abantu batozwaga ntibavugaga ntabwo bigeze bavuka ari intwari. Kuva kera mu muco nyarwanda intwari ntabwo zabuvukanye. Intwari ntizigeze zivuka ari intwari, ahubwo itorero niryo ribatoza kuba intwari. Itorero cyangwa umuco nyarwanda ngira ngo mujya mwumva ko hari igihe kijya kigera abana n'urubyiruko bagategurirwa ingando bakajya mu itorero. Bivuze ngo rero itorero ribatoza iki? Ribatoza kuba intwari, ariko ntabwo bavukanye ubutwari. Bivuze rero ngo mu muco, mu itorero ry'umuco abantu kuva kera batozwaga baratozwaga ntabwo bavukanye ubutwari. Ibyo ngira ngo byumvikana. Ariko mu ijambo ry'Imana naho turatozwa. Imana noneho mu ijambo ry'Imana Imana idutoza ite? Iyo uri umukristo Imana igutoza ute? Ngira ngo mudukurikire. Iyo uri umukristo noneho mu ijambo ry'Imana Imana iragutoza. Ubu ngubu uruhare itorero rigiye kugira, rya torero ryavutse umurishyo rigiye kugira uruhare rwo gufata n'umwanya wo gutoza abo bari kumwe kugira ngo ruzabakuremo intwari. Ariko noneho twebwe mu ijambo ry'Imana itoza gute? Ntabwo ushobora kuba umuntu ukomeye mu buzima bw'umwuka utaratojwe. Murimo murabyumva abakristo? Ntushobora kuba intwari mu buzima bw'umwuka utaratojwe. Cyangwa ntabwo ushobora kuba umuntu ukomeye utaratozwe. Niki dutozwa rero? Mu itorero ry'Imana dutozwa mu iki? Dutozwamo gusenga, tugatozwamo gusoma ijambo ry'Imana, tugatozwamo kwihangana mu bigeragezo. Wenda twavuga n'ibyo ngibyo. Ibyo bitatu byonyine birabaye, n'ibindi birahari. Ariko itorero mu ijambo ry'Imana, itorero rya Kristo, twebwe ridutoza iki? Ridutoza gusenga, rikadutoza ijambo ry'Imana, rikadutoza no kwihangana mu bigeragezo. Iyo ibyo bintu witojemo cyangwa se babigutojemo mu rusengero bakabigufashamo ukabifata neza, uhinduka intwari mu bwami bw'Imana. Haleluya. Tugakuramo irihe somo? Yaba ari mu muco, itorero ry'umuco, isomo dukuramo ni ukwemera gutozwa muri ibyo bintu by'umuco. Muraza kumva ahantu turi busoreze duhuza umuco nyarwanda cyangwa se umuco muri rusange urahurira he n'ijambo ry'Imana. Noneho rero isomo twakuramo muri ibi ngibyo gutozwa muri iryo jambo nakubwiye ni ukwemera gutozwa n'Imana. Kuko nutozwa n'Imana n'ibindi byose uzabikora. Icya kabiri, ntabwo umuco ari ukiza. Ako gukiza mvuze ntabwo ari ugukira byo kuba umukire. Mvuze gukira by'agakiza. Umuco ntabwo ntihagire umuntu uzibeshya yuko umuco wamukiza cyangwa wamuha agakiza. Ahubwo ndababwira ahantu biri buhurire. Mu Befeso ibice 2 umurongo wa 8 haravuga ngo twakijijwe cyangwa mwakijijwe n'ubuntu. Mwakijijwe kubw'ubuntu bw'Imana.
ntabwo mwakijijwe kubw'umuco twabonaga, ahubwo muraza kumva ahantu biri buhurire. Rero ku ijambo ry'Imana twakijijwe kubw'ubuntu, ntabwo twakijijwe kubw'umuco. Ushobora kuba rero umuntu wubaha Imana, ukaba umuntu w'inyangamugayo, ukaba umuntu ukunda abandi, ariko mu by'ukuri ntibihagije ngo ukizwe. Haleluya. Ushobora kuba uri umuntu wubaha, ukaba uri umuntu w'inyangamugayo muri sosiyete, ukaba uri umuntu ukunda abandi, ukaba uri umuntu mbese wita ku bantu. Ngira ngo mwabonye abashuti bacu cyangwa se abantu badutekeye bavuye muri babaterankunga ba ririya torero Umurishyo. Mwabonye uburyo batetse, mwabonye uburyo bakora ibintu byiza, mwabonye uburyo bakunze abantu. Ariko nabo birabasaba iki? Birabasaba gucunga neza, kuko biriya ntabwo ari byo byonyine byabageza mu bwami bw'Imana. Kuko ushobora gukunda abantu, ukagira n'umuco, ukaba n'inyangamugayo, ariko ntabwo bihagije. Ahubwo agakiza kabonekera muri Kristo Yesu niko gashobora kugukiza. Agakiza niko konyine kagukiza. Ntabwo kuba uzi umuco, uzi guhamiriza, uzi kubyina neza, uzi kuririmba neza umuco nyarwanda, uzi amahame n'indangagaciro za Kinyarwanda. Ibyo ntabwo bihagije kugira ngo ukizwe. Ahubwo Yesu Kristo niwe wenyine utanga agakiza. Haleluya. Amen. Rero kuba mwiza, kuba uzi guhamiriza, kuba wisiga neza ugacya, kuba wateze neza bya bindi batega umugara, kuba uzi gutega umugara, kuba uzi guca umugara neza, ntabwo ibyo bintu bishobora kugukiza. Nta nubwo kuba uri mwiza aribyo byagukiza. Ahubwo agakiza keza nuko Yesu yatura muri wowe. Haleluya. Agakiza keza nuko Yesu yatura muri wowe akagukiza. Noneho ahubwo ikindi navuga nuko nk'abariya bavugaga babyinaga bagaca umugara bakaba no mu ntore, byaba byiza cyane uyu munsi ni kuwa gatandatu, ejo mu gitondo muzindukiye mu rusengero mukajya gusenga mugafatanya n'abandi. Kandi umuyobozi w'ahangaha ni umukristo, ejo turakwitanira mu nzira cyangwa mu nsengero ajya gusenga, ariko kandi arabasapotinga nk'itorero Umurishyo, n'abariya baradusapotinga nk'itorero Umurishyo. Ariko niba badashobora kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, nta gakiza bafite, nta butwari bafite. Ubutwari bwiza rero ni ukumenya Yesu, ni no kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Muri Timoteyo wa kabiri ibice 2 umurongo wa 3 haravuga ngo isi ifite intwari zayo. Isi ifite intwari zayo, ariko Imana ishaka intwari z'umwuka. Ni ukuvuga ngo isi ifite intwari zayo, ariko Imana ishaka iki? Intwari z'umwuka. Intwari z'umwuka ni izihe? Intwari z'umwuka ni intwari yanga icyaha. Intwari ishobora kwanga icyaha, iyo ni intwari nziza. Intwari ihagarara ku kuri. Turabazi ba Sadoraka uburyo bahagaze ku kuri. Abo ni izo ntwari. Kandi intwari ntabwo n'ibigeragezo nk'uko twabivuze. Izo nizo ntwari. Rero tugeze nko ku musozo kugira ngo tudatererana abantu, twabaza ikibazo gikurikira ngo ese kubaho udafite Kristo birahagije? Tujya kwanzura, nakanzura mvuga ko umuco ni mwiza. Umuco uwo ari wose, yaba ari umuco nyarwanda, yaba ari umuco nyafurika, yaba ari umuco w'abazungu, waba ari umuco ni mwiza. Ariko se kugira umuco birahagije byonyine? Ntabwo kugira umuco bihagije byonyine, ariko umuco ni mwiza. Ariko se kuba udafite Kristo birahagije? Ntabwo kubaho udafite Kristo bihagije. Ahubwo fata ibyiza byo mu muco ubisanishe n'ibyiza by'ijambo ry'Imana, ariko uhitemo cyane gukurikira Kristo. Uhitemo cyane gukurikira Kristo. Haleluya. Icyo rero nasoreza ku ijambo ribabaza ngo ese wakiriye Yesu cyangwa uri umuntu mwiza gusa?
nabaza ikibazo cyo gusorezaho, wowe unkurikiye wakiriye Yesu cyangwa uri umuntu mwiza gusa? Twabonye imirimo myiza, twabonye uburyo abantu bakora imirimo myiza, twabonye uburyo abantu bashobora kugira umuco bakagira n'indangagaciro nziza za kirazira, umunyarwanda mwiza. Ariko se ibyo birahagije? Waba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe cyane? Se waba uri intwari yo mu mwuka cyane? Icyo aba aricyo kibazo dusorezaho, kugira ngo ubashe kwiyumva, umenye ngo ngiye cyangwa se joyininze itorero Umurishyo, ariko kandi ntabwo nabura kubifatanya n'ijambo ry'Imana. Ntabwo nabura kubifatanya n'ijambo ry'Imana. Kandi mwabibonye yuko mu muco nyarwanda ibihimbano by'umwuka birimo. Mu muco nyarwanda wabyina neza ugaca n'umugara. Muri evangelization cyangwa se mu gikristo wabyina neza, waca umugara uri kubyinira Imana, waca umugara uri murahimbaza Imana, waririmba indirimbo ziri mu muco nyarwanda, waririmba indirimbo ziri mu muco muri Canada, waririmba indirimbo ziri mu muco muri Afrique du Sud, waririmba indirimbo kandi uri gusanisha n'ijambo ry'Imana. Rero icyiza no kubifatanya, ariko kandi agakiza gasumba umuco. Nicyo kintu dushobora gukuramo. Umuco ni mwiza, ariko biba byiza kurushaho iyo bifatanyije n'agakiza. Haleluya. Reka dusenge Imana kugira ngo abantu bakomeze gahunda y'ibyari bikurikiyeho. Mana, turagushimiye, uduhe kwakira Yesu by'ukuri, duhindurwe tube intwari z'umwuka, duhindurwe tube intwari zigukorera. Twamaze gusobanukirwa neza yuko nta muntu uvukana ubutwari, ahubwo arabutozwa. Nk'uko rero iri torero Umurishyo rivutse, kandi abarivukiyemo bakaba bagiye gutangira gutozwa za kirazira ndetse n'indangagaciro za kinyarwanda, bagiye gutozwa. Ariko nawe w'Imana we ntubareke, ahubwo ubiteho, ubereke ko Yesu Kristo ari wowe nzira y'ukuri n'ubugingo. Kuko baramutse babifatanyije nibwo byarushaho kugira agaciro kurushaho. Umuco nibawukore kandi babyine neza kandi biteze imbere. Urubyiruko rwinjiye, urubyiruko ruvuye mu muhanda rugiye gutangira gukorana n'itorero Umurishyo, mwami ubiteho cyane. Bavuye mu muhanda bakurikiye umukozi wawe, ari we uri kubatoza. N'abatoze iby'indangagaciro nyarwanda, abatoza ibyiza byose, kandi muri bo ntibazahombe, kandi muri bo ubwabo bazabona ibyiza bakunze cyangwa bashaka bakiri muri iyi si. Ibyo byose bazabibona kuko byabateza imbere. Ndabizi ko n'amafaranga agiye kuza, ndabizi ko n'ibyiza byinshi bigiye kuza, ndabizi yuko n'abantu benshi, amatorero menshi hirya no hino, amakwe, ibirori bitandukanye bigiye gutangira kubahamagara mu izina rya Yesu. Bigiye gutangira kubahamagara ngo bagende babashimishe kandi bakorere n'amafaranga. Ibyo babura byose babibone mu izina rya Yesu. Ariko icyo mbasabiye cyane ni ukubona n'agakiza, kugira ngo bazabone umwami, bazaze bagusange, bakuboneho, babane nawe, bazaze dufatanye n'ibyishimo byiza byo tuzagera turi iwawe mu ijuru. Ibyo bisenze nizeye ko ugiye kubikora mu izina rya Yesu. Amen.